Haleluya! Amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni yayandi Umutoni Sandrine, mbanje kubasuhuza aho muherereye hose mwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV, amahoro y'Imana abane namwe, Uwiteka Imana abishimire, aho muri hose ibyanya bihagararemo, bya bindi uri kubona ko byanze, bya bindi ubona ko bidashoboka, ibidashoboka ku bana b'abantu, ku Mana birashoboka. Njya nkunda kugushishikariza gushima, wowe wabonye bikunze ukabona biremeye, shima Imana muri byose, kuko wapanze gahunda zawe ziremera. Aho uri hose umpera Imana icyubahiro, wowe wabyutse ari amahoro, ukabona nta gikuba cyacitse, umpera Imana icyubahiro, kubera ko umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibereye muri uwo munsi ntibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro ntibise. Wowe wabonye rero muri byose ari amahoro, uyihe icyubahiro. Kadusenge Imana, dushime Imana yabanye natwe. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugiye kumva ijambo ryawe ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Ndagusabye ubane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka uturindire umubiri n'ubugingo. Mana rero ndagusabye buri muntu wese uhagararane nawe muri iri jambo, reka ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Luka 10 ibice kugeza kuri 19, ibice 10 umurongo wa 19, ngo dore mbahaye ububasha, ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iduhaye ubushobozi cyangwa se ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, iduhaye ubushobozi bwo gutegeka. Ndagusabye aho uri hose, ndagusabye aho uherereye, utegeke ku buzima bwawe uyu mugoroba cyangwa se aya masaha, utegeke, ubwire Kristo yitamurure, ubwire Kristo akugirire neza, ubwire Kristo akurengere bya bindi bigukandamije. Iduhaye ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira bya bindi bitubangamiye, ibyo byose iduhaye ububasha ngo bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. None ikiguteye ubwoba, ikiguhangayikishije ni iki? Wowe senga isengesho ryo gutegeka, ubundi Kristo akandagire bya bindi bikubangamiye. 20. Ariko nimwishimire kuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ngo ntiwishimire iby'abadayimoni biragatsindwa, ahubwo wishimire ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo ari cyo uharanira, kubera ko bugingo arahenze. Bugingo ntabwo ari ugupfa kumubona, bugingo uzamuboneshwa n'imirimo, bugingo uzamuboneshwa no kwiyeza, bugingo uzamuboneshwa no gutungana no kubana n'abantu bose amahoro. Hari abantu batajya bashobora kubana n'abandi, ariko haranira kugira uzabone bugingo. Kristo agushoboze bya bindi byose bikubangamiye, bigutsikamirije, Kristo abitatanye kugira ngo ukorere Imana wene. Gusa ijambo riratubwiye ngo iduhaye gutegeka. Wowe tegeka inzoka na sikoropiyo ukuzikandagira. Haleluya! Bya bindi bikubangamiye Kristo abitatanye. Kadusome irindi jambo ry'Imana riri mu Itangiriro 3, igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 6. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Umva, yaduhaye gutegeka ibyawe. Tegeka, iratubwiye ngo habeho mu byawe, noneho habeho umucyo.
muri bya bindi bikubangamiye habeho imbabazi z'Imana, muri bya bindi byishyize hejuru habeho imbaraga z'Imana, muri bya bindi ubona ko bidashobokera amaso yawe habeho ukuboko kw'Imana, habeho imbaraga zimira izindi, habeho ikidasanzwe, bimenyekane mu isi no mu ijuru ko habayeho, bimenyekane mu muryango wawe, ijambo habeho ni ukuri rimenyekane rikomeho, aho uri hose ribane nawe, habeho imbaraga zimira izindi, habeho imbaraga z'Imana, habeho ikidasanzwe, na ba bandi bahora bavuga ku buzima bwawe habeho, tegeka habeho, ijambo habeho rikomeho. Tugeze kuri gatandatu, Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Ni ukuri habeho nshuti yanjye, mu bikuremereye habeho, mu mubabaro ufite habeho imbaraga z'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe muri byose. Shalom shalom.